Trust me. I got the bag for real, nkeka ko nta muntu n'umwe utabizi. Wifuza kugira igikapu nk'icyanjye niga get the keys. Kora urugendo ushakisha bendo ntuzibagirwe na gengo. Shakisha ipesi ugura agakweto utaba dushakisha fame. Hey, mfite bag mfite fame. Ibihe byiza kuri mwese mukurikiye Niva Paula vlog. Uyu munsi rero ntabwo nijye nyine, ndi kumwe n'umusore hano ngira ngo muri kumubona. Si n'ubwa mbere tugiye gukorana abantu bamenyereye, ngira ngo ni nk'ubwa kabiri mumubonye cyangwa se musanzwe munamubona. Nkaba ngiye kumuha ikaze kugira ngo atwibwire mu rwego, hari ukuntu abantu bibwira abantu, buriya nawe hari uburyo butwibwiremo kugira ngo murusheho kumenya umuntu tugiye kuganira uyu munsi. Turakwakire neza. Okay. Gutangira undeba unsekera nigugaruka ugenda undimo umwenda hit nakoze ukanga kureba kuri verse isize urusenda zityaye kurusha inkota izi punchlines za guhenda my G reka guhendwa. That's your boy Ace Dragon, nitwa Ace Dragon. Yeah. Ubahaye imirongo. Yeah, ni sawa. Ngira ngo mukibyumva neza, hari ukuntu umuntu yinjira ugatama ati umuntu wenda no musizi afite ibindi bintu akora, mwumvishe ijwi rye uburyo ari kuririmba. Uririmba injyana? Yeah, ndirimba actually I do music, nkora umuziki. Ntabwo ndirimba injyana ariko ngiye nkora umuziki. Actually nshobora gukubita trap, nshobora gukubita drill, nshobora gukubita hip hop. Urumva izo zose ni different like styles, uri kubyumva? Ni ibintu byaje ryari bamenye gute ko ufite impano mu mwaka watangiye no gukora neza ubwatsi bunoneho nje mu muhanda, nje hano kuri imihanda ya Kigali? Natangiye muri 2018, mu mpera za 2018, I think ni muri November. And I started like my movement. Natangiye movement yanjye ubwo ngubwo. Nibwo ninjiye muri industry y'umuziki. Ndakeka I started on my first song called Nyitinija. Nyitinija is a song like niya kera. Yari nziza ariko yaravuga ngo Nyitinija. Call me like hanyuma Nyitinija ko numva itari kuza neza. Reka mbashiremo indi nakurikijeho yitwa I got the bag, and I was saying like I got the bag for all. Nkeka ko nta muntu n'umwe utabizi. Wifuza kugira igikapu nk'icyanjye niga get the keys. Kora urugendo ushakisha bendo ntuzibagirwe na gengo. Shakisha ipesi ugura agakweto utaba dushakisha fame. Hey, I got the bag. Iyo ngiyo ni indirimbo yanjye ya kabiri nakurikijeho. And I was like I need to drop a real song called twabikoze neza kuva kera, kora neza. Song turi kumwe na 96. Ego. Abantu barayizi. Shout out kuri 96 and my blood black light. Bora iravuga ngo twabikoze neza kuva kera, ndakubwiza ukuri sinkubeshya, trap yanjye yandutiye ifeza, niba uri mu kazi kora neza. Hey, kora neza ushaka ifunguro, vunika ushaka mikoro, bahita bahennye imvumo, trap nzunguza ndimo ndashaka kwambuka, hirya hino nguruka, akazi kose nkubitanga, ukora neza maze ubone ipinda. Actually iyo ngiyo ni indirimbo yacu ya gatatu. Yanyu? Cyangwa yawe? Urumva ukora wenyine cyangwa ukora nka team, ufite group? No. Mfite abavandimwe like iyo ngiyo ni feature. Impamvu muze ngo ntabwo ari yanjye njyenyine, nuko nari ndi kumwe na my brother Black Light na 96.
twari tuyirimo turi abantu batatu Yego. ariko actually song yo ni yanjye iri kuri YouTube channel yanjye. Yeah. Inspiration uyikura he ese? Inspiration actually man ni urukundo, ni like ni ibintu wisangamo kandi ukumva ko you gotta do something about it, kuko hari igihe uba ukunda ikintu ariko ukaba utagikora. Yego. Njyewe umuziki narawukunze, nkunda umuziki, and then birengaho kuba nawukunda ndavuga ati I need to do it. Yego. Ngomba gukora umuziki. That's how I entered music. Ubwo duheruka gukorana interview nko muri 2020 watubwiye ko Betray akwinspira. Ubu ngubu bihagaze bite? Ntabwo urahindura, uri kumva noneho? Shout out kuri Betray. Betray ni big artist, ni umusani mwiza actually. Nawe yakwinspira cause like after level amaze kuva akajyaho, ariko this time noneho like inspiration yanjye ni umuziki. Like man, ndareba ahantu umuziki umaze kuva naho umaze kugera, bigatuma nanjye numva ko nagira iyo participation cyangwa se nagira uruhare mu gutuma umuziki nyarwanda utera imbere. And abanyarwanda n'ubundi nibyo bintu duhora tubasaba, support us, umuziki wacu it needs to go beyond. Ntabwo ugomba kugarukira i Kigali gusa. We gotta fly, tugomba guflyinga tukagera no mu bindi bihugu. Hanyuma uvuze umuziki nyarwanda, watubwiye ko we uririmba, ariko mu bintu byose indirimbo zawe nyinshi nagiye numva haba harimo hip hop. Ese umuziki muri rusange hano mu Rwanda ufata gute? Respect to that question. Ikibazo cyiza. Umuziki a part of yuko ngukora, umuziki ndawubaha kuko umuziki hari abantu benshi aka kanya tuvuga batunzwe n'umuziki. Niba dushobora kuba twagira abantu music ibeshejeho cyangwa se ihaye living, urumva ko it's business. Kandi every time business bikeneye work. Like you can't just build a business without work. Ugomba gukora kugira ngo ya business yawe kwinjiriza. Urumva ko umuziki niba ari ikintu umuntu aba yavuze ati agomba gukora, it needs to put, hari ibintu kigushira ku isahani. Niyo mpamvu umuziki respect, ndawubaha, sibye no kubanda nawe ukunda. Uyu munsi biramutse byanze ko komeza career yawe y'umuziki, umva wakora iki? Umuziki ntabwo okay, so kwirarira hari igihe wenda music igira gusa. Apart from that, njye ndi umuhasla. I hustle hard, like buri kintu cyanjye cyose gerageza ibishoboka ko like kizana amafaranga. Urumva nshobora gukora izindi activities, hari indi mirimo y'amaboko umuntu aba akora, ariko music actually ndumva nta n'impamvu y'uko ibintu yakwanga. Music igomba gukunda, umuntu bikunze akaba yatera imbere kuri level ashakaho cyangwa se kuko ku buryo abyifuza. Numva ko music it would be the best, byaba ari byiza kabisa music iciyemo kuko nta kwanga. Hanyuma hari abana hanze mu Ghana se cyangwa se urutara, abantu bakuru bafite impano nk'iyo ufite, ariko wagerageje gutinyuka avuga ati mbona nakora video. Umaze gukora video zigera muri mfite videos zigera mu 10. Hari umuntu ushobora kuba iki kiganiro ukibaza se ko nanjye mfite iyo mpano, ese ko nanjye ibi nabishobora, ko nzi kuririmba, ariko akaba yitinya. Nihe nama ushobora kugira uwo mwana udukurikiye cyangwa se uwo muntu mukuru nawe wicaye hariya
iwabo yicara kuri kino kiganiro akavuga ati nanjye naririmba nkagerayo, ariko kwa kwitinya akumva afite ubwoba bwo kuba yaza imbere y'abantu cyangwa se kuba yakora izo video n'iki nkawe wabashije gutera iyo ntambwe, ni iyihe nama wagira uwo muntu ufite igitekerezo nk'icyo ngicyo ariko agakomeza kwitinya? Okay, of course baravuga ngo the sky has no limit, cyase ikirere nta garukiro kigira. Of course niba wemerewe gukora ikintu cyase wumva ushaka gukora ikintu ugomba gushiramo imbaraga zawe zose. Rero niba bigusaba ko ugomba kuba umu artist cyangwa se umusani, nuko ikintu ugomba gukora nukwegera platforms like abanyamakuru, aba influencers, like nyine ugomba gushaka abantu bari muri movement yawe kandi bagira aho bakuvana bakagushira ku yindi level. Okay, nkuko ubivuze ngo nkanjye inama namugira nuko niba wowe ufashe icyemezo, wowe nk'umuntu ufite passion about something cyase ufite urukundo rw'ikintu ushaka gukora, biragoye ntabwo byoroshye, ariko baravuga ngo ahari ubushake haba hari n'inzira. Cyase like wowe icyo ushaka kugeraho nta kintu kimwe cyaguhagarika usibye wowe. Okay, hari igihe ujya ku bantu bakaguca intege, nawe ubwawe ukica n'intege cyangwa se ukumva ko bidashoboka, ariko njye nizera ko ibintu byose bishoboka. Umuntu wa mbere waguhakanira ni wowe, bikaba birarangiye. Rero wowe niba utihakaniye nta wundi waguhakanira, just keep moving, komeza urugendo uzageraho. iyo niyo nama namugira pe. Dufite abahanzi twavuga ko bagezeyo bamaze kugerayo kuko binagaragara ibikorwa bakora byivugira, ariko ugasanga hari abantu bakiri hasi, usanga ushobora kuba ufite izo ndirimbo 10 ariko muri izo ndirimbo 10 wenda n'uwayibonye atarazi ko ariwe wayihimbye. Ese ni iki wowe wumva nk'umuntu uri kuzamuka wasaba abahanzi bagezeyo, bakunda kuvuga ngo bagezeyo nyine bitewe n'ibikorwa bafite hanze ahangaha, uko abantu babafata n'igihe bamaze muri muzika nyarwanda? Ese n'iki wakwisabira aba bantu twakwita ko bagezeyo mu muziki nyarwanda? Abantu bo barahari, abantu bagezeyo benshi cyane, ariko bana abantu bo bari crazy. Kuko umuntu araba big agahita yumva ko byabaye nta kindi, na support ngomba gutanga ndihagije, cyase ndashaka kugafata njyenyine. Ni very big problem, ni ikibazo gikomeye, ari nacyo turi gufacinga actually. Nkatwe nk'urubyiruko dukeneye support, mu by'ukuri dukeneye support. Nta hantu turava n'aho turagera, ariko like ku byo dufite cyase ku byo turi gukora bitwereka ko muduhaye support hari level imwe twavaho tukageraho. Rero n'abahanzi bari big rimwe na rimwe, impamvu mvuga ko na support ikomeye baba bari kuduhereza, nk'abantu nk'abahanzi, niba ushobora ku approachinga nk'umuhanzi ufitemo izina, uri recognized, uzwi n'abanyarwanda, ukaba wamwaka like collab cyangwa se future man, akaba yakugigiza akakugigiza ku rwego arashaka nawe umutemo ku mafaranga, kandi ubwo production umuproducer nawe uraza kumutamo amafaranga, mbega ni ibibazo. Ariko njye nizera ko n'abantu, umuntu yashatse kugufasha aragufasha. I believe ko umuntu yashatse kuguha ubufasha ntabwo yakwima ubufasha, ahubwo ikintu tubura ni wa muntu nyine, umuntu kugira ubumuntu, akaba yavuga ati ariko why, kubera iki hari level imwe ndiho, hari n'abantu bakeneye kuba bagera kuri level ndiho. Icyo ni cyo rero kibura mu bantu, umuntu akaba yavuga ati reka nanjye mfata abantu bazamure. Maybe
bizacamo umuziki uzatera n'imbere kurushaho mu gihe abantu bavuze ati let's support each other, dufashanye. twakomeje kuvuga twihariye ijambo kandi turi kumwe n'umuhanzi kugira ngo watunyurizamo kugira ngo twongere dusubire muri mode y'umuziki hanyuma tuze kugenda tugaruka. Okay, let's go. Okay, byatangiriye home ndi muto undi muri zone, byatangiriye home ndi muto undi muri zone, byaje nazi bikoze mbona bikunzwe byari nkazi kubikora kandi bitugoye, nyumvira verse nyumvira kick nyumvira beat nyimanuka ndiruka izi verse nziruka umbariza utanzi ni ace fire umuriro utazi ubanza utanzi ngiye guhera mu itangiro kugeza hasi game natangiye abantu batanzi ariko at least ndashimira Imana kuri bake banzi jana family banywe hasi ndatigita nibera umuhanzi si music gusa no mu gikoni baranzi ndakaranga imbwa zikamuka abanzi nkashira iyo hasi ngo byari bigoye utabyumva nabyumva gusa uyu munsi uratamo ndabaza ace uratamo ndabaza denk uratamo tamo. Shout out, yeah, that's my song called Tamo. I'm gonna release it soon too. Ego hari ahantu uvuzemo jana family, ese famille yawe igufasha iki muri ibintu bijyanye n'umuziki wawe? Hari abantu bajya bavuga ko bahuye n'imbogamizi za famille agashaka gukora ikintu ariko famille akambwira ati oya ntabwo ugomba kujya muri ibi, ntabwo ugomba gukora ibi, bijya mu muziki, niba bashaka kuba umuganga bakumva ko ariho ugomba kujya. Ese famille yawe yo ku bijyanye n'umuziki utangira bwa mbere ujya kubabwira ko ushaka gukora umuziki babyakiriye bate? Baragufashije cyangwa babanje kuguca intege? Ku bijyanye na famille babyakiriye gute? Respect my family, respect ni ibintu by'agaciro kumbashije icyo kibazo. Ntabwo ni ibintu bidasobanutse actually. Buri muntu wese yafashe decision yo kumva ngo ubaye umunyamuziki, winjiye mu muziki. Of course ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo umuntu arabyumvishe ngo that's great, no. Ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo umuntu ahita abifata nabi, ariko iyo tuvuze music muri rusange, cyane cyane nk'ababyeyi bo baba bari apart, like ntabwo ari interested cyane muri music, kuko aka kanya nta kintu gishobora kuba wavuga ngo uri gushira ku meza. Ariko iyo ubaye full artist cyangwa se umusani uzwi cyangwa se umaze kugira level ava akajyaho, ndakeka aribwo ababyeyi bose bumva ko uri umunyamuziki. Ariko when you starting biri very hard, biri challenging, biranagoye kuba wanagira n'umuntu ubwira ngo ndi umuhanzi waririmbye zingahe. That's the question. Ariko ibyo ngibyo twarabirenze. Ibyo ngibyo umuntu yabibonaga like agitangira, akaba wabwira umuntu ngo ndi umuhanzi akaba atabyumva. Ariko family support yo na support irenze mbakeneyeho, kuko nta n'umwe w'umuproducer ariko kuba nk'ababyeyi banjye bansabira bigacamo, cyangwa se kuko ntabwo umubyeyi yavuga ngo afata amafaranga ngo ujye muri studio, ntibibaho. Ibyo byo ntabwo bibaho. Urumva ko family support niyo yonyine. Rero njye hari ahantu naravuze ngo jana family banyweye hasi, njyewe ndatigita nibera umuhanzi. Uriko byumva like njyewe I was born, njyewe naravutse, akazi kararangiye. Kuba naravutse nuko ibyo nshaka n'igihe ugomba kubyigezaho. Ni kwa gutigita nyine njyewe mvuga ngo jana family banyweye hasi ndatigita nibera umuhanzi. Uriko byumva urumva ko Imana na famille hari aho banyweye, cyangwa se they created me, barambyaye ababyeyi, and then njye nditigitira nibera umuhanzi. Ya support y'ababyeyi yo niyo ngiyo, mujye mudusabira. Kandi music ababyeyi bayifata ukuntu kutari kwiza. Music ntabwo icyumva ngo umwana yabaye umunyamuziki
yabaye question kirara mark ngiye ibibaye kunywa amatabi ibintu nk'ibyo eh, yahise abibandi no okay biterwa cyane ko n'amabandi menshi atari abantu bakora umuziki mm, no iyo myumvire yavuyeho kuko ubu ngubu hari abantu batunzwe n'umuziki hari abantu mm, like babeshejeho na famiye umuziki rero ndumva ko ntago bikiri ibintu bya danje ngo kumva umuntu yabaye umunyamuziki yego yeah. dusoza n'icyo wakwisabira igihugu muri rusange cyangwa se minisiteri ifite mu nshingano w'urubyiruko kugira ngo abakiri hasi babashe kugira aho bagera namwe regana muzageraho abandi bakuru banyu bageze n'iki wakwisabira igihugu muri rusange kubafasha harimo abaturage harimo ubuyobozi harimo ni byinshi cyane igihugu ni abantu abantu ndabisabira support iyo ariyo yose ibikenewe and of course basure YouTube channel yanjye ni Ace Dragon support ya subscribe view like comment ibintu byose barebe imiziki twasohoye mfite indirimbo zirenga 10 urumva ko iyo ngiyo ni movement umuntu aba afite ahantu avuye n'aho agiye ubwo ikindi nasaba abantu muri rusange nuko buri muntu wese ubashije kureba iyi channel cyangwa se iki kiganiro yakora subscribe and na share kugira ngo wenda kigere ku bantu benshi kuko umusada wawe cyangwa se umusanzu wawe uraruta ibindi byose umuntu wese waturebye akoze share cyangwa se subscribe biba birenze kuko abaduteje imbere atuzamuye abatuvanye ku rwego rumwe adushize ku rundi so abanyarwanda mu bidukorere man ni mwebwe dukorera ibintu byacu ndumva ko ni mwebwe mufite no kutuvana hamwe mukatujyana ahandi nibyo ngibyo nakwisabira abanyarwanda dusoza mbaterekeramo indirimbo yitwa bayita ubuyobe indirimbo nakoze urayizi yitwa ubuyobe let me give you something baravuga ati ngo Ace nifatira kush bakabyita ubuyobe byagera kuri spliff ngaho ho zarasose bavuga byinshi batebya izi beach zirasetsa zishaka kumbona seba oya se utamvuga fuck shit wivuga urebye neza nidusa usakuzange nkukoma kuri stick tumurika iyo ndirimbo yitwa ubuyobe ntabwo abantu bayizi bise utuntu twawe n'utudomo umuntu ari kuba ageze ahantu nyine heza yumva ashaka kumenya igikurikiraho urumva freestyle ntabwo umuntu abanyarwanda baba bagomba kureba full music ngiye ngutaye ngo nshobora kugukubitira music bugacya bukire rero ntabwo ngiye kubakubita performance byatuma batareba ikiganiro ariko ikiganiro mugende muri YouTube channel Ace Dragon murahita mubonaho indirimbo zanjye zose mba ndi kugenda mbasamporinga kugira ngo baze gukomereza hanyuma ikibazo kimwe kitajyanye n'ubuhanzi bwawe duhita tunasoza ni agaki waba warakoze mu bwana wibuka bwa ati kiragiye nanjye ntabwo nzi ibyo nari ndimo nyine hari akantu kakubaho mu bwana nyine ugakora nk'akantu kavuga ati nanjye nakiragiye nari icyamamare ni igiki wibuka wakoze mu buzima bwawe n'ubu wibuka ukumva urasetse cyane cyane nko muri famiye hari igihe bari ku ishuri hari utuntu twinshi tuba twaratubayeho mu buzima bwacu nawe ukavuga ati aka kantu sinshobora kwibagirwa ni ikintu cyambayeho nari muto ariko urumva ni story nanjye bambwira nuko kera ntabwo naryaga kawunga rero mu rugo ngo batetse kawunga ndagenda mpagarara hirya ndavuga ngo abanyamurenge bakunda kawunga iyo ndirimbo sinzi niba uyizi ndayiririmba iyo ndirimbo bari kurya kawunga ariko igitangaje ni uko kawunga ndarayikunda sigaye ndya kawunga kabisa ariko kera sinayiryaga
urumva rero iyo bari kumbwira iyo story biba bisekeje kuvuga ukuntu utaryaga akawunga ariko ukajya ku ruhande ukaririmba iyo ndirimbo urumva ko nyine akana ko kaba karaciyemo mu bwana ntabwo nakibuka ariko iyo uri kumwe na famiye barakakwibutsa ndakeka ari abantu like family members mukazi you recognize it bahita babyibuka neza kuko bo bari bahari nanjye nizo story bambwira nyiri umwana nako yumva ari ako ngako ntabwo biba byoroshye. Hanyuma reka nukuri nkushimire kandi wakoze kwitabira ubutumire bwacu, ngira ngo n'ikindi gihe tuzagenda tugukenera uko uzagenda utera intambwe. Hari hashize igihe, hashize nk'imyaka 3 nyuma y'iyo myaka, nyuma y'uko dukoranye urumva ushobora kuba ukoze nk'izindi ndirimbo nka 7 zirimo nyinshi kuko ndumva icyo gihe dukorana wari umaze gukora nk'3 ubongeyeho izindi ubwo ni nyinshi ufite n'izindi zigiye gusohoka ahubwo abanyarwanda babe ready ngiye kubatamo muri iyi minsi. I'm back in the game. Wagarutse none hari igihe cyageze rego uratuza kandi umuziki ni ugukora ni uguhozaho hari hatari mana ntabwo ibintu uvuga ngo birahita wageze ngo ibintu urabikora bigakomeza birya gusa. Sometimes ugomba gufata pause ukanza ukiga kuri business kongera ukagaruka ushyushye bizakunda. badushyigikire tu. Wakoze cyane, wakoze kwitabira nko nemaze kwikubwira. Nanabashima mwese mwe mukurikiye kino kiganiro. Muri comment ushobora kwandika ukadusaba umuhanzi, umukinnyi wa film cyangwa se umuntu wese wumva wifuza cyangwa nawe niba ufite impano zitandukanye ukatwandikira muri comment, ugashyiraho nimero ya telefone yawe. Hanyuma turaza gushyiraho email ushobora kwandikiraho usaba ko ushobora kuza icyo ushaka cyose wumva twagukorera kuri channel. Turahari kugira ngo tubane namwe, turahari kugira ngo tubashimishe, turahari kugira ngo muticwa n'irungu. Nimukajye mujya kure rero tuje no murambiyobwa ko moranza n'utuntu tugiye dutandukanye. Ngira ngo muri kubona ko none ubu ngubu twari tumaze iminsi turi guteka mu gikoni mbese ubu ngubu ntabwo byoroshye. Tugiye gute dukomerezaho, ushobora kujya muri comment ukavuga umuntu wumva yifuza dushobora gutumira, cyane kuba benshi rwose mwifuza ibitekerezo byanyu birabe twagiye tubibona. Twatangiye mukajye mujya kure. Abandi batarakora subscribe bakuri iki kiganiro, iki nicyo gihe kugira ngo ukore subscribe hanyuma ube wanshyigikira kugira ngo ujye ubasha no kubona ibiganiro byose binyuzwa hano kuri Niva Paula Vlog. Nshimira cyane umuntu ari kuri kamera ndagushimiye cyane ko iyo bitahaba ntabwo ibintu byari gukunda. Peace kabisa, wakoze cyane. Naje nitwa chef, naje muri haso fresh, naje mbaye flex, maze mume vibes iri fresh. Let me see your leg moving up and down left. Nari muriye ko njyewe nari nipoweye, ndimo nshaka cash nubwo byari bikomeye, bikora fresh. Nitwa chef nibyo byari bikenewe.